Perché come scoprì all'inizio della sintesi quello ai avremmo da diciamo statuti e se molto avanti avanti anni a benedizio tutto a che ci sta anche di si i allora sono e se li conoscevo la chiave di sapore di quindi abbiamo sempre ma facciamo lavorare di semplice che ci sta. Quindi quella manda su un po' di nostre alle di buona di fare un manuale di settimana da dove attivare l'uscita di di formazione abbiamo una
bidukingira ibyishimo byacu bikomoka kuri we amizero yacu akaba izina rye ritagatifu ibyishimo umunezero ni ubitanga niba amaso n'ibirari ry'umubiri amizero yacu akaba izina rye ritagatifu icishe bugufi mwinjire mu muryango ufunganye kumva inzira y'igihode ijya kure y'Imana niba atariwe wubatse inzu abubatsi baragokera ubusa niba atariwe urinze umugi abanyezamu baragokera ubusa twizigiye uhoraho niwe muvunyi bwacu n'ingabire bidukingira ibyishimo byacu ari mu musaraba we maze amukurikire ihoraho atariwe wubatse inzu abubatsi baragokera ubusa ihoraho atariwe urinze umugi abanyezamu baragokera ubusa amizero yacu akaba izina rye ritagatifu amaherezo tuzamusanga tuzamubona uko ari twe mu rumuri turamubo yatoye washize agahinda ukunda gusenga mushishikaye utemera uwo mudeyini n'abajambo turumunagira burenze urugero kandi amaherezo ye tuzamusanga nyangeza mariya ni mukababare kandi amaherezo ye tuzamusanga tuzamubona ko ari twe mu rumuri turamubo yatoye bashize agahinda Mariya yaratowe mumukurikiye iwe rwego rugufi ruzatugeza haba niwe warazaba imiseso yacu ari muri wowe ni wowe twese twizigiye Mana y'ubuntu yowe dukesha ubwiyingoro utadukomeje twatana ni wowe Mana yacu ineza yawe turagusabye
Sajya kweditinga ugapostinga ababizi Episkopi wacu amaze gutera amazi y'umugisha ku ngo hatiyeho abasaserdoti bahagarariye abandi ndetse hakurikireho mama umubyeyi wa padiri Benarisi yakwigira imbere nawe agateraho amazi y'umugisha ari nako batwegereza ingabo zateguwe umwe uhagarariye abihaye Imana nawe yegera imbere akurikire umubyeyi ndetse n'abavukana na padiri Benarisi bari hafi umwe mu bahagarariye abihaye Imana yegera imbere aho hari indabo zateguwe mama yasiga atereyeho indabo nk'ikimenyetso ashyizeho indabo nk'ikimenyetso cy'urukundo ndetse n'umwepiskopi wa diyoseze yacu ya Ruhengeri ashyireho indabo zigaragaza urukundo dukunda padiri Benarisi turajya twigira inyuma twegera imyanya kugira ngo baze kudufasha gupfundikira imva korali hagati aho yadushyiraho indirimbo igitero kimwe giherekeza uyu muhango
n'urukundo turubone wawe amahoro n'ibyishimo ni wowe ukuri n'ubutabera ni ibyawe ni wowe bugingo budashira Yesu Kristo rumuri rw'imitima twiyegereze tugire nkawe uduture Imana yakuduhaye harangwe ibyishimo n'amahoro ineza n'ukuri nzahora mbasonze nyagasani Imana yacu kongeza mu mitima yacu umuriro w'urukundo rwawe nyagasani ni wowe Imana ishobora byose ashatse kwihamagarira umuvandimwe wacu igiye kubika umubiri we mu gitaka kugira ngo usubire aho waturutse kandi kubera ko Kristo ari uwa mbere mu bapfuye akaba nawe uzaha umubiri wacu gusa n'uwe wazutse nze tutakambire umuvandimwe wacu kuri Nyagasani kugira ngo azamuzure umunsi w'imperuka amushyire mu batagatifu mu bwami bwe Nyagasani mu iruhuko ridashira Nyagasani mu iruhuko ridashira Nyagasani mu iruhuko ridashira Asumba Imana z'inyamahanga na wundi tubona ukwiye kwizerwa Nyagasani Imana Nyagasani ni wowe mahoro yanjye muhora mushakashaka uko bukeye umutima wanjye ntuzacogora n'imivugo wawe ndakarura ushakashaka uko bukeye umutima wawe turabizirikana tubwira mawe kw'ineza yawe irenze ibyo babona ikagera kw'ijuru umuti wawe nzaterura ndirimbe wanaje mu mahoro atagira umupaka utaziko wavuze tuzamubwira turundo rwawe Nyagasani ni wowe mahoro yanjye Ora bashakashaka uko buteye mu mahoro atagira umupaka ibyo wavuze tuzamubwira tuti ineza ye igira bihumbi tumabuza njyanaho izabagusaza Nyagasani Imana yawe
mu mitima yacu umuriro w'urukundo rwawe